Abaturage bagiye batandukanye bo mu karere ka Muhanga bakomeje kugaragaza ikibazo bafite kandi kitarimo kirabonerwa umuti nyuma y'uko biguriye taransifoma ibacanira umuriro w'amashanyarazi, ariko abakozi ba REG bakaza kuyibambura bakayiha umukire. Bikomeje kugenda bibabaza abaturage bose batuye muri aka karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye, bakomeje kubabaza cyane batakambira ubuyobozi kugira ngo barenganurwe, kugira ngo iyo taransifo bari biguriye ibacanira amashanyarazi bayibasubize, ubundi uwo mukire wabo abagurire indi cyangwa nawe yigurire indi kuko afite amafaranga. Ku mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, byose bigomeje kugaruka kuri iyi nkuru, kuri kano gahinda bano baturage batewe n'aba bakozi ba REG nyuma y'uko baje kubambura iyo taransifoma yajyaga ibacanira, none umuriro uragenda ubura inshuro nyinshi ukabangiriza ibintu byabo byo mu nzu, ngo kuko harimo n'uwo televiziyo yiwe yahiye, none yabuze uwabibaza, yabuze uwabitakambira. Byinshi rero kuri iyi nkuru turaje tubibabwire mu kanya gato, gusa icyo natwe tubasabye ni uko mwareba munsi y'iyi nkuru murabona ijambo subscribe cyangwa se abone, muhite mukandaho n'akazugira kaza nako ntimugasige, nako muhite mugakandaho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya muba aba mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane mu bitangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga. Abaturage batakambye ngo babuze ubahoza nyuma y'uko biguriye icyuma cya taransifoma cyabacaniraga ubundi bakagiha umukire, none ibikoresho byabo byo mu nzu bikaba birimo birashya umusubirizo kubera umuriro urimo uragenda ubura buri kanya, ngo kandi icyo cyuma bakigifite ntabwo umuriro wajyaga ubura. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio aho muri hose agiye atandukanye, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda. Reka mwese tubasuhuze tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Abaturage batuye mu karere ka Muhanga barimo barataka, barimo barababara, barimo batewe agahinda nyuma y'uko abakozi ba REG babambuye taransifoma bari bariguriye ubundi bakayiha umukire. Bikomeje kugenda bibabaza abaturage batuye muri kano karere ndetse n'abakagenera bose, babajwe n'aka gahinda bano baturage batewe na REG. Bikomeje rero kugenda bigarukwaho ku mbuga nkoranyambaga. Abaturage rero ni bamwe mu batuye mu mudugudu wa Nyarucyamo ya mbere barashyira mu majwi abakozi ba REG kubambura taransfomateri ifite ingufu, bigatuma umuriro babonaga ubura buri kanya, ugenda ubura nyuma y'uko babatwaye iyo taransfomateri bari bayiguriye ubundi bakayiha umukire. Abavuga ibi ni bamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Nyarucyamo ya mbere, akagari ka Gahogo, umurenge wa Nyamabuye, batuwo muri kano karere ka Muhanga. Abaturage babwiye ikinyamakuru Umuseke dukesha ino nkuru ko bakusanyije amafaranga yo kugura icyuma cyitwa taransifo gituma bafite umuriro w'amashanyarazi bawubona ku bwinshi kandi ufite ingufu zihagije. Abaturage kandi bakavuga ko batunguwe no kubona abakozi ba REG baza bagakuramo iyo taransifoma ikomeye bakayisimbuza indi iciriritse cyangwa ishaje idafite ubushobozi bwo kugeza umuriro ku bari bawusanganwe, bigatuma babura umuriro kandi bari bafite taransfomateri yabo bari bariguriye yabajyaga ibagezaho umuriro. Uwitwa Nkurunziza Alfosi, umwe muri aba baturage wavuze mu izina rya bagenzi be benshi, avuga ko bamenye amakuru ko iyo taransifo biguriye yahawe umushoramari ufite uruganda Igihuma muri kano karere ka Muhanga, babaha indi itabacanira neza cyangwa indi iciriritse. Aho uyu muturage yagize ati abakozi ba REG bari bamaze igihe baza
kuyitwambura tukanga bagasubirayo imbokoboko. Ejo bundi nibwo haje abakozi ba REG batandatu baraturwanya, ubundi bayikuramo, twebwe badushyiramo iciriritse. Avuga ko iyo transfo yabo bayitwaye nk'abayibye. Ubu abenshi nta muriro bafite, abenshi ntabwo bagicana ngo kandi baryaga bacana, none ubu ngubu ubuzima bwabo bukaba buri mu kaga gakomeye nyuma y'uko bano bakozi ba REG babatwariye iyo transfo. Undi muturage witwa Ufashurugi Esperance we avuga ko kubera iki kibazo cy'umuriro ubura buri kanya ugahaguruka ukagaruka hashize umwanya wamutwikiriye televiziyo. Uyu muturage nawe mu gahinda kenshi, mu kababaro kenshi, ubwo arimo araganira n'itangazamakuru, nawe yagize ati uyu muriro wagiye inshuro 15 zose, ugarutse wangiza icyo gikoresho cyo mu nzu yanjye kirimo televiziyo ndetse n'amafirigo ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Ubu sibyo byose nzabibaza nde ko nabuze uwo mbibaza, ko n'uwo mbibajije wese anera utwatsi. Ibikomeje rero kugenda bibabaza abaturage batuye muri kano karere ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Uyu mubyeyi rero akomeje gutaka avuga ko afite igihombo cyinshi, ariko yabuze uwamuhoza cyangwa uwamufasha kumugurira televiziyo cyangwa ibyo bikoresho bye byangiritse. Ati ninde uzabimwishyura? Ubwo rero twatemo turategura iyi nkuru kugira ngo tumenye koko niba ibyo abaturage bavuga ari ukuri. Twahamagaye umuyobozi wa REG ishami rya Muhanga, Mukaseti Rosine, avuga ko ahantu ari atabona uko atanga amakuru yisanzuye. Atubwira ko twongera kumuhamagara hashize akanya gato, gusa twongeye kumuhamagara hashize amasaha 3 ntiyabasha kwitaba telefone ngendanwa. Ibi kandi byanabaye na meya w'akarere ka Muhanga nawe Kayitare Jacqueline, nawe twashatse kumuhamagara kugira ngo tumubaze icyo aba baturage barimo barataka ko ari byo. Ubundi nawe nigeze afata telefone ngendanwa. Umunsi umwe rero azadusubiza, tuzagenda tuyigarukaho muri iyo nkuru yacu kugira ngo tumenye koko niba abo baturage iyo transformateur bari barayiguriye ubundi bakayibambura bakayishira uwo mushoramari wise umukire cyangwa bise umukire. Gusa abaturage nabo ntabwo bagaragarije itangazamakuru inyemezabwishyu zaho bishyuriye uwo musanzu wo kugura iyo transfo. Bagamya ko bamwe mu bari bazifite batagituye muri uyu mudugudu wabo. Abandi bakavuga ko nubwo igenzura ryakorwa rikagaragaza ko batayiguze, itaba impamvu yo kubambura iyo transformateur bamaranye igihe igahabwa umushoramari ufite uruganda kandi yakabaye ayigurira kuko afite amafaranga, kandi abaturage bo babiriye bakimara kugira ngo babone n'amafaranga yo kubatunga. Ati none babonye amafaranga yo kwigurira iyo transformateur yajyaga ibacana, none bayiha umukire. Ibikomeje no kugenda bigarukwaho n'abaturage bagiye batandukanye, abatuye i Muhanga ndetse n'abatuye mu Rwanda hose muri rusange. Iyi nkuru rero ni natwe dusoreje aya makuru yacu y'uyu munsi. Gusa niba ari ubwa mbere dusuye, jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa s'abone, uhitukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza, kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe umunsi ku munsi. Ibyo muba murimo byose Imana ijye bibaheramo umugisha. Ciao ciao. Amakuru yo ya KN Radio nakagaruka.